Uraho ndabasuhuje mwese. Buri muntu wese uba ku isi afite impamvu. Nta n'umwe uza ku isi kubw'impanuka. Hari impano yihariye twahawe. Hari ubushobozi bwihariye. Kandi hari inshingano yihariye buri muntu yahawe. Ariko ikibazo gikomeye si ukumenya ko tubaho. Ahubwo ikibazo ni ukumenya impamvu turiho. Kubaho utazi intego yawe ni nko kugenda urugendo utazi aho ujya. Ushobora kugenda igihe kirekire ariko ukagera aho wari ukwiye kugera. Iyo umuntu amenya impamvu ye, ubuzima burahinduka. Atangira guhitamo neza, gukoresha igihe neza no kubaho afite icyerekezo. Bityo rero ubuzima ntibwagakwiye gupfushwa ubusa mu kubaho umuntu atinya, mu kwigereranya n'abandi cyangwa mu gutekereza ko hari uzaza kudukorera ibyo twagakwiriye gukora. Ubuzima bwacu bwagenewe kubyazwa umusaruro. Buri muntu afite impano, kandi iyo mpano ishobora kuba nto mu maso y'abantu, ariko ni nini cyane iyo itejwe imbere na nyirayo. Rero hari abafite impano yo kuyobora abandi, yo guhanga udushya, ndetse abandi bakagira impano yo kuvuga no gutera abandi imbaraga, abandi yo kwigisha, abandi bakagira impano yo gukora imirimo itandukanye ituma isi yacu ibasha kugenda neza ndetse natwe tukabaho neza. Iyo rero impano wahawe cyangwa impano yawe ufite ititaweho, irazima byanze bikunze. Ariko iyo itejwe imbere irakura, ikagirira akamaro benshi ndetse na nyirayo. Kubaho ubuzima bufite intego rero bisaba gutekereza, kwimenya no gufata icyemezo. Ntabwo bisaba kuba intungane, ahubwo bisaba kwiyemeza. Ntabwo bisaba gutangira ufite byose, bisaba gutangira uko uri. Intambwe nto ishobora kuba intangiriro y'impinduka nini mu buzima bwawe, ndetse no ku buzima bw'abandi benshi bagukikije. Iyo umuntu ahisemo kubyaza umusaruro impano ye, atangira kubaho ubuzima bufite ireme. Ugasanga umuntu ariho rwose mu buzima bufite ishusho. Bityo rero umuntu wese wagiye yitwara neza muri ibyo byose, asigara abaho atari impanuka, ahubwo akabaho ku bw'icyerekezo. Aho gupfusha ubusa amahirwe, ayahindura intwaro imugeza ku ntsinzi. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kwibaza ati, ese impano nahawe ndimo kuyikoresha gute? Ese ubuzima bwanjye burimo kubyara umusaruro? Ese ndi kubaho mfite icyerekezo cyangwa ndi kugendera ku by'abandi? Ibyo byose umuntu wese akwiriye kubyibaza. Kubera ko umuntu wese afite intego yihariye, ntawe ukwiriye kwigereranya n'undi. Icy'ingenzi si ukureba aho abandi bageze, ahubwo icy'ingenzi ni ukureba niba hari intambwe uri kugenda utera buri munsi. Rero bityo ubuzima bwacu ntibugomba gupfushwa ubusa, bugomba kubakwa. Ikindi bukitabwaho, bukabyazwa umusaruro. Kumenya impamvu yo kubaho ni intangiriro. Ikindi kuyishyira mu bikorwa niyo ntsinzi nyayo. Rero twasoza tuvuga tuti, umuntu wese afite intego yihariye ku isi. Kumenya iyo ntego no kubyaza umusaruro impano yahawe nibyo biha ubuzima agaciro nyakuri. Ntihakagire ureba ubuzima nk'impanuka, ahubwo aburebe nk'inshingano yo gukora ndetse no gusiga itandukaniro. Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ukankurikira kuri Meranse TV Show. Niba utarakora subscribe wabikora, kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Reka mbabwire ngo turabakunda, turi kumwe naho ubutaha.